kuvugana n'umuntu ariko yaje mu bihe nari ndimo ndasenga nsengera umwana wanjye w'imfura. Nari ndimo ndasenga kuko namaze kumenya neza ngo umuntu burya mu buzima ugutanze kuvuka aba kurusha ikintu gikomeye cyane, nubwo mu bifatika ntacyo yaba kurusha. Niyo mpamvu reba iyo urebye gato na gakuru bavukira umunsi umwe, ariko mu gukura usanga n'ubundi gakuru igihe cyose afite ubwenge kurenza gato, kandi bose baravukiye umunsi umwe bavira mu nda rimwe. Now hari umuvumo rero ugenda uhiga wataka abana b'imfura. Uyu muvumo ushinzwe kuriganya igihe cyose Imana ijya kurema imfura yayiteganyirije umugisha, ariko Satani nawe arwanya wa mugisha kuva kuri 1 kugera ku 100. Now mu bihe rero nari ndimo nsenga vumo Satani ahagurukije, ariko Imana ibageneye umugisha. Ibi rero reka mbabwize ukuri, nkubwize ukuri wowe unyumva, nibuka nanjye ndimo ndavuga uko Imana yambwiye. Itangazo rihari Yes, reka dutangire tubasuhuza mwese abadukurikiye. Ni by'agaciro gakomeye cyane kwa mugasobana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Turagushimiye wowe kuba warahisemo gukurikira iyi channel. Ni by'agaciro gakomeye cyane. Ushobora kudukurikira hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. I Burundi turafite abakunzi benshi cyane, diaspora zose yaba hano ku mugabane wa Afurika, i Burayi, Amerika, Australia. Reka tubifurize kugubwa neza kandi amahoro ya Nyagasani abane namwe. Kuri kamera turi kumwe na Pastor P cyangwa Pastor Peter. Haleluya, haleluya. Amina. Gahunda ni yindi ni shalom. Shalom. Amahoro abe muri mwe cyane rwose. Uzise banza ukande ufata telefone yawe. Ye kuguha impano shaevo. Ngaho se nabandi badukurikiye. Ngiye kuguha impano. Kanda akanyenyeri. Oya wowe kanda akanyenyeri tugiye gukanda birahuriramo. Kanda banza ufate telefone yawe. Ko narinzi kugiye kunkandira akanyenyeri. Oya niko bimeza ko ngiye kugukandira se ko arakiterambere rirambye. Kanda akanyenyeri 169. Ishireho urwego. Wise kakanda. Damu nawe kanda. Profete nawe kanda. 169 urwego. Akanyenyeri 169 urwego. Aha kurikiza amabwiriza. Umbwire uri kubona iki. Ibise nibiki? Kanda, urumva ko nawe utarubizi kanda. Hitamo ururimi wenda ashyiramo 2 kuko turi gukoresha ikinyarwanda. Aha. Aha. Reba ari kuri 1. Yego. Shyiramo 1. Ayishyizemo? Nabibonye nageze aho kwinjiza irangamuntu mu gutora. Aha, kabyari. Nayingeze ngo wayobye. Oya ntago nayobye. Wasanze uri kuri liste yitora? Ngiye nyiriho kabisa. Uyiriho. Aha, Damu nawe wasanze iriho. Ngiye kureba cyane rwose. Aha. Ibyo rero iryo ni iterambere rirambye. Burya ijwi ryawe muri manda ya perezida riba riguhaye garanti y'iterambere rirambye. N'abadepite rega. Iyi n'abadepite. Abadepite ntabwo bemera. Abadepite se shaho. Abadepite ndabemera bajya badushyiraho n'amategeko akaze. So ibyo rero igitumye mbikora, ari abantu benshi bajya bagira imyumvire idasobanutse, bumva ko bakijijwe ariko amatora atabareba. Ibyo biratureba twese nk'abanyarwanda. So reba aho ngaho kanda akanyenyeri 169 urwego urebe neza. Hari abantu bari baribarurije wenda nko mu cyaro, uyu munsi bakaba bari i Kigali.
iyo umaze kwinjira muri iyo sisiteme bakwereka n'uburyo ushobora kwiyimura aho wari waribarurije aho uzatorera uyu munsi abaye atariho uri ukiyandikisha ahandi wumva ushaka kuzatorera kwiyimura kuri lisite ujya ku yindi cyangwa se umuntu wari uri i Kigali amatora akazamusanga mu cyaro. Iyo niyo sisiteme ukoresha kugira ngo urebe neza ko uri kuri lisite y'itora nawe iterambere ryawe urigiremo uruhare. Wenda ku bandi bantu bari hanze bo ngira ngo batorera mu ambasade nabo bazegera ambasade zibegereye hanyuma babirebe neza babikurikirane kabisa. uko nuko twinjiye mu kiganiro kana ariko rero ni ingenzi. Ni ingenzi cyane kuko uyu munsi wa none hari ibintu abantu batajya basobanukirwa kandi batajya bamenya. Turi kuvuga ku butumwa, turimo turavuga ubutumwa bwiza ariko Bibiliya iravuga neza ngo ubuyobozi bwose bwiza buturuka ku Uwiteka rwose. Iyo Uwiteka rero yaguhaye umuyobozi mwiza nawe akaguha ijisho rireba neza ugatora neza, ni amata ahita abyara amavuta cyane rwose. Nk'ubu nanjye nahise nshyiramo irangamuntu, hanyeretse amazina, bakwereka amazina yawe, aho uzatorera na site y'itora rwose barayikwereka. Ambwira ko nanemerewe gutora. Iyo usanze utemerewe ushyiramo ukurikiza mbese amabwiriza. Yego. Iyo usanze utemerewe nta gahunda ngiye gutora ariko nsanzwe ntora ariko nariyimuye. Wariyimuye. Ariko urumva neza bitagusabye kujyayo, bitagusabye ngo ujye gutonda umurongo, nta kindi bigusabye, aho wicaye ukabikora kandi ukabikurikirana neza. So ijisho ryawe rero rigufasha byinshi mu iterambere ryawe. Iyo watoye neza egari iterambere ryiza. Abanyarwanda ntibabizi se? Gahunda ni gahunda. Gahunda ni gahunda kandi ndabizi neza ko imvugo ariyo ngiro. Nuko ubu ibyo tuvuze gahunda yamaze kuba gahunda yego. Aha. Ariko rero nibyo byari bikwiye kuba mugane n'abantu bagira. Hari abantu batabisobanukirwa. Ariko nyine ubu twizere ko abantu baba turabafashije. Harabo tuba dufashije cyane rwose kandi biri mu nshingano zacu rega. Ubu no mu nsengero turaza kujya tubyibutsa abantu tubibasobanurire bamenye uko bagomba kubikurikirana kandi badatakaje umwanya uwo ari wo wose. Ibyo ni bimwe mu bintu nyine tuba tugenda dushimira ubuyobozi twagiye tugeraho. Iryo ni ryo bita ikoranabuhanga, ukaba wiyicariye hano ariko ibintu ukabikurikirana. So iyo mpano naguhaye rero nizere ko igeze no ku bandi. Imana ibahe umugisha. Twizere ko abadukurikiye bose babyumvishe. Kuko uri umunyarwanda waba uri hano mu Rwanda cyangwa se muri diaspora, wa mugani uri hanze wagera kuri ambasade bagufasha. Gera kuri ambasade bagufashe, nawe ijwi ryawe rirakenewe kandi ni ingenzi. Kandi tariki 14 rwose abantu muri diaspora ku itariki 14 bazatora. Hanyuma twebwe indani mu gihugu ku itariki 15. Uko niyo ngoma dukomeze. Yego. Ariko mbere yaho hari amasengesho tuzaba twarakoze. Yego. Y'iminsi 7. Ay'iminsi 7. Ariyayo ni amasengesho ari butwinjize mu bindi birere cyane bikomeye. Abantu hari umuntu by the way, hari umuntu nabonye wanditse muri message arabaza ngo mbese muri comment arabaza ngo mbese umuntu ufite impamvu yo kutiyiriza aya masengesho yakora. Reka mbwira umuntu ngo ntago byakubuza gusenga. Ubaye utwite udashobora kuba wakiriza ntibyakubuza gufungura. Ubundi abatwite barya kangana iki? Barya kangahe se ahubwo ko biba byaranabananiye? So ubaye urwaye uri ku miti, ubaye wonsa bitewe n'imbaraga n'ubushobozi ufite, wumva ntacyo bikubangamiyeho wiyiriza umunsi amasaha 12 nyuma ku mugoroba ugafata icyo kurya nta kibazo. Ariko nanone wumva bikubangamiye kubera impamvu z'uyu wonsa kandi ko kuba ugomba kumwonsa kandi neza, senga urye ariko unasenge.
ubaye uri ku miti, uri kwa muganga, urarwaye, uri mu rugo, ufite imiti uri kunywa, ntago wayihagarika ngo nuko ugiye gusenga. Byose bikorera hamwe. Hanyuma rero kuri wa muntu wumva umubiri ari physically fit, uwo ngowe rwose kwiyiriza arabyemerewe. Ni bimwe mu bintu binakora bote. Ubu se njye ntago ubona ukuntu mpora nsa neza, kubera kwiyiriza rega. Bikora uruhu rugahora rukeye, rugahora rusa neza, udafite ibintu by'ibivuta n'ibindi bintu byinshi biguteza ibibazo mu mubiri. Ariko rero uzi ko wa mugana uvuze icyo kintu, twari umuganga twigeze kuganira akambwira ko burya no kwiyiriza biba bifite akamaro ku buzima bw'umuntu. Fasting ni ingenzi cyane burya kugira ngo ugire umubiri muzima mwiza. Nubwo waba utari kwiyiriza usenga, buriya bakwadivayizinga kugiramo ibihe nibura byo kwiyiriza. Njye mu muganga wabimbwiye rwose cyane. Twebwe rero dutera ibuye rimwe tukica inyoni ebyiri. Dutera ibuye rimwe tukica inyoni ebyiri. Reka tubanze dusenge vo. Yego. Ndagushimiye Uwiteka Imana nziza, Imana ya Yakobo, Imana ya Isirayeli, Imana nkorera, Imana yaturemye mu ishusho yayo ikaduha ubwiza. Mwami uhabwe icyubahiro muri iki gitondo, twongeye kugushyira hejuru. Bana natwe muri iki kiganiro, ku badukurikiye bose bahabwe umugisha. Ugiye kudukurikira atarameze neza, turasenze ngo amere neza. Wari ufite impamvu Mwami yo gutuma agira kwiheba k'ubu buzima, yongera asubiremo ibyiringiro, kubera ko bene ibyo byiringiro bidakoze isoni. Unyemerere Mwami mvuga uko nategetswe nawe, icyubahiro n'ikuzo bibi byawe mu izina rya Yesu, amen. Yego. Rero amasengesho yo tuzayatangira mu cyumweru cya nyuma cy'uku kwezi kwa gatandatu. Reka nongere mbisubiremo ku batarabyumvishe. Iki cyumweru cya nyuma iminsi yacu 7 yose, ngira ngo ni uguhera aryo ukwezi gufite itariki 31, uguhera ku itariki gufite 30. Tuzayatangira guhera ku itariki 23. 23 tuyasoze ku itariki 30. Ariko hazamanuka icyo bita ubuntu budasanzwe. Ibyo narabivuze, wenda sindi bubisubiremo. Abatarabyumvise bazye kureba ikiganiro cyabanje, wenda bari bubyumve. Gusa abantu bagomba kugira uburyo biteguramo kandi bakaba imbere y'Imana, kubera ko burya nubwo tugenda tuba dufite imyuka igenda iturwanya. Hari imyuka ibikubita agatoki ku kandi kavuga ati sha urabeshya, ariko ntimuzabigeraho tugihagaze. Wajya kubigeraho umwuka ukaguhananura, ukagukurayo, ukagusubiza hasi. Imyuka ya karande burya ibi bintu tuba tuvuga imizimu irabyumva. Imyuka iba yabyumvisha ikavuga ati sha umva, ubwo ari uko bimeze, reka natwe tubananize, ntimuzayasenga. Uzi ko imyuka ikunaniza no gusenga, ariko ikakubuza neza ukaba ushobora kwirirwa mu kazi utariye, ukumva nta kibazo, wapanga gusenga imyuka igahaguruka ukajya wumva umwuka ugiye guhera, ukumva ugiye gupfa kugeza amasengesho yishe. Satani ababizi neza ko igihe hari ikintu Imana yaderesinze gukora abantu bakagikora uko bikwiriye, bahabwa umugisha. Satani ngo arwanye ba bantu b'Imana badashobora kugera ku cyo bagomba kugeraho through prayers. Yego. So rero abantu mube maso kandi mwitegurane nanjye. Hari abari bari kumpamagara ngo pastor, ngo turasaba udusengere. Ibi bintu ntago ari byo kugusengera, ni ubuntu gusa winjiramo. Wenda nagufasha nkagusengera, ariko senga byibuze nawe iyo minsi uko ari 7 yirangize, ubahiriza amabwiriza. MTN niyo bajya bavuga ngo amategeko n'amabwiriza birakurikizwa, birubahirizwa. No mu ijuru amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Nagusengera, ariko ubu buntu bumanukiye wowe. Gira igihe cyo kwitegura no kuba imbere y'Imana. Narababwiye ngo abantu mwaye mufite imanza z'ibigugu, abantu mwaye mufite amasezerano yabaye ibigugu, abantu mwaye mufite ibintu mubona bisa nkaho mu by'ukuri pe byananiranye. Ni ukuri kose muzajya gusoza uyu mwaka majority 100% dufite ubuhamya bw'iby'Imana irabidukoreye. Guca muri icyo cyumweru gusa cy'ubuntu bw'Imana
muzajya kubona mubona ibintu birimo birakoreka, abantu abari barananiwe kubyara musama, abari barabuze ibintu byose. Narababwiye ngo mugiye kubona ibyo mutigeze mubonesha amaso yanyu. So Imana rero ibaho umugisha, mube maso, mwitegure guhera ku itariki 26 kugeza ku itariki 30, 7 days gusa, iminsi 7 yonyine. Imana izaguha ubwo buntu, kandi ndabizi neza ko uzabishobora. Uzakuramo amashimwe, uzaza uvuga uti muhanuzi w'Imana warakoze kutubwira icyo Imana yavuganye nawe. Abantu bajya bapinga agaciro k'abahanuzi, ariko reka nkubwire ngo ubu nibwo mugiye kumenya agaciro k'umuhanuzi. Ubu abantu bagiye kumenya icyo bita agaciro cyangwa se imbaraga z'umuhanuzi. Narababwiye ngo ubuhanuzi igihe cyose bwungura itorero, ubuhanuzi bwungura igihugu, ubuhanuzi bwungura ababwumva. Iyo ubwaje rero nk'ubu ngubu buba bufite icyo bukungura, jya uba maso cyane kandi utega amatwi. Murabyumva neza? Jya uba maso cyane kandi utega amatwi. Narababwiye ngo ushobora gutwara umurwayi ukamujyana kumushakira imiti muri Kenkayori akarinda apfa, wari kujya kuyishakira muri farumasi. Hari abantu bameze nk'aho bumvirana, wababwira A bakumva B, wababwira B bakumva C. Ariko mujye mureka ku buhanuzi, niba ari A ibe ari A, niba ari B ibe ari B. Nibwo abantu bahabwa umugisha. Bibiri irambwira neza mu Baheburayo ibice 13 murongo waho ngira ngo ni uwa 7 niba ntibeshye, ano wa 17 bavuga ngo mwumvira ababayobora, mubagandukire, mububahe, ngo kuko ari bo babera amaso amanywa nijoro imitima yanyu nk'abazabibazwa, ngo kuko iyo babikora nyakangononwa, ngo kuri mwe ngo ntacyo mwunguka, ntacyo bibamarira uretse umuvumo gusa bishobora kuzana. So mujye mwumva kandi wumve ikintu uko gikwiriye kumera bene data. Niba ari ugusenga dusenge, nta munsi batagusengeye, ariko hari ubuntu bw'Imana buba bumanutse. Kandi narababwiye ndababwira ngo ibi ntibireba ukijijwe cyangwa umupagani. Ibi birareba umuntu witiriwe Imana, umuntu w'Imana uwo ari we wese waremwe mu ishusho yayo. Wumva uru rurimi navuze birakureba, waba uri umupagani rwimbi, waba uri umurokore 100%, waba uri ukuri kose, ugihumeka umwuka w'abazima, ubu buntu bumanukiye wowe. Mana y'amahoro rero iguha umugisha. Ikiganiro cy'umunsi cyo ndakeka ntago kiri buze kuba kirekire, kubera yuko nzi neza ko hari icyo Imana yavuganye nanjye, kandi ari cyo ngiye kugezaho abantu mu buryo ndetse butanarambiranye. Ngatubwira icyo Imana yashyize ku mutima wawe. Amagambo akomeye cyane, ariko mbere yuko mpanura reka tubanze turebe iri jambo. Yego. Uransomera mu Itangiriro ibice 27 uhereye ku murongo waho wa mbere. Nanjye ndahita nsoma Itangiriro ibice 27 uhereye ku murongo waho wa mbere. Nanjye ndahita nsoma mu Baroma ibice byaho 8, ndahera ku murongo waho, reka nkurebe, ndumva ndahera ku murongo waho wa 29. Itangiriro ibice 27 uhereye ku murongo waho wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Rebeka yoshya Yakobo kuriganya se. Rebeka yohereza Yakobo kuriganya se. Ise cyangwa Isaka? Kuriganya se. Aha. Bagiye. Isaka ashaje, amaso ye amaze kuba ibirori. Isaka ngo ashaje. Amaso ye amaze kuba ibirori. Yego. Ahamagara imfura ye Esawu, ati mwana wanjye. Arayitaba ati karame. Yego. Aramubwira ati dore ndi umusaza, sinzi igihe nzapfira. Dore ndi umusaza, sinzi igihe nzapfira. None ndakwinginze, enda ibyo uhigisha, ikirimba cyawe n'umuheto wawe, ujye mu ishyamba umpigireyo umuhigo, untekere inyama ziryoshye nk'izo nkunda. Yego. Uzinzanire nzirye mbone kuguhesha umugisha ntarapfa. Uzinzanire nzirye mbone kuguhesha umugisha ntarapfa. Mu bana bose afite ahamagayemo
imfura. yego Esawu ahamagayemo imfura not this. Aka kantu ndagira ngo kanoting kuko niho ubuhanuzi bw'uyu munsi bushingiye, ni nacyo nje kuvugana nawe nk'uko Imana yavuganye nanjye. ahamagaramo imfura ye arayibwira ngo genda umpigire uze kuko maze gusaza kandi ngomba kuguhesha umugisha ntarapfa. umutwe w'amagambo wavuze ngo Rebeka yoshya Yakobo kuriganya. iri jambo ndagira ngo turitindeho. yoshya Yakobo kuriganya. arariganya iki? umugisha. aha twagiye ndabigarukaho icyarimwe mubwira. Abaroma ibice 8 umurongo waho wa 27 haranditse 29 haranditse ngo kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. abo yatoranije kera yarabahamagaye kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Amen. aya ni amagambo Imana yamaye kuvugana n'umuntu, ariko yaje mu bihe nari ndimo ndasenga nsengera umwana wanjye w'imfura. nari ndimo ndasenga kuko namaze kumenya neza ngo umuntu burya mu buzima ugutanze kuvuka aba akurusha ikintu gikomeye cyane, nubwo mu bifatika ntacyo yaba akurusha. niyo mpamvu reba iyo urebye gato na gakuru bavukira umunsi umwe, ariko mu gukura usanga n'ubundi gakuru igihe cyose afite ubwenge kurenza gato, kandi bose baravukiye umunsi umwe bavira mu nda rimwe. nawe hari umuvumo rero ugenda uhiga wataka abana b'imfura. uyu muvumo ushinzwe kuriganya. igihe cyose Imana ijya kurema imfura yayiteganyirije umugisha, ariko Satani nawe arwanya wa mugisha kuva kuri 1 kugera ku 100. mu bihe rero nari ndimo nsengera uyu mwana wanjye w'imfura, umva amagambo Imana yavuganye nanjye. Imana yarambwira ngo ninze mbwira abantu bose, waba uri mukuru, waba uri muto, waba ungana ute, waba uri umubyeyi urimo uranyumva ariko ufite umwana w'imfura ubu tuvugana, umva neza aya magambo. Imana irambwira ngo iyo ubwayo nk'Imana ifite umugisha w'imfura, ni nayo mpamvu birivuze hano mu Baroma ngo abo yamenyera abatoranije ngo ibaha ishusho nk'iy'umwana wayo w'imfura, ngo ndetse bakomereza kugira ngo bagire ubwiza. ariko Satani nawe arwanya bwa bwiza. Satani afite ukuntu arwanyamo abana b'imfura. Satani afite ukuntu arwanyamo inda zivuka za mbere. Ubyanga ubyemere ubyumve, kubera neza arabizi neza yuko hari umugisha w'izi mfura, hari ubwiza bw'izi mfura. nawe umubyeyi urabizi, iyo ufite umwana abana bose bararyoha, bana ndetse bagira n'uburyohe butandukanye, ariko nta mwana ukuryohera nk'imfura, kuko ni ikintu cya mbere uba ubonye mu buzima bwawe. Imana ijya gufata umutima wa Farawo neza, yari imaze gukora ibindi bintu byose, ikora ibitangaza byose, icya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu, byose bibabaza. Imaze kuba uryamye inda zikagusanga mu buriri uri umusirimu, zikuzura. Waba utetse inyama nziza ibikeri bikuzura mu nkono. Ibyo byose ntibyamuteye ubwoba, ariko Imana imaze kubona ko yinangiye umutima iravuga ngo reka nkwereka aho mbabaza, aho nkora hakababaza. Ifata ku mwana w'imfura, iravuga iti wanze kunyumva, reka nkwereka icyo bita imfura. Ngo ifashe ku mwana w'imfura
Farawo amera nk'ibisusa, aravuga ati mureke abatindi bagende, mureke abo banyagwa bazaduhekura, nimubareke bagende, niba bitwariyemo umwana wanjye w'imfura n'ibindi byazakurikiraho. Satani rero arabizi neza ko umugisha w'imfura uremereye, arabizi ko ari munini. Nayo mpamvu abantu benshi baba barwana n'ubuzima bwa buri munsi b'imfura. Umuntu wese w'imfura hava akagera burya arananizwa, ararwanwa. Ariko dore ikintu Imana yavuganye nanjye. Imana yambwiye ngo ninze mbwira abantu bose, waba uri umubyeyi w'imfura, waba ibi nta wundi bireba, birareba imfura, birareba umubyeyi ufite umwana w'imfura. Ushobora niba mvuga ubufura ntabwo ndi kuvuga imyitwarire characters, ndimo ndavuga mu mivukire, umwana wa mbere, ubuheta, ibyo murabyumva neza icyo nshaka kuvuga. Ndagira ngo abantu bagendane nanjye neza muri iyi message ibashe kumvikana, kuko ahangaha niho ruzingiye kandi niho hari ikintu gikomeye cyane Imana yambwiye igiye gukorera aba bantu. Ntago mvuga ku mfura rero z'imico, ndavuga ku mfura mu mivukire. Ushobora kuba rero uri umwana wa gatanu ariko warabyaye. Ejo nahoze mvugana n'umuntu ambwira ubuzima yanyuzemo, nubwo ari gucamo uyu munsi wa none ntago ndi bumuvuge kuko ndabizi ko yahita yiyumva. Arangije arambwira, ndamubaza ngo uri umwana wa kangahe? Arambwira ati iwacu ndi imfura. Ndamwantirekeraho, ibyo birahagije. Icyo mpita mubwira ubuhanuzi Imana yampaye aribwo ndi kuvugaho uyu munsi bujyanye n'imfura. Ndamubwira nti hari umuvumo Satani ahagurukije, ariko Imana ibageneye umugisha. Ibi rero reka mbabwize ukuri, nkubwize ukuri wowe unyumva. Niba utari imfura, iki kiganiro we numara kucyumva gusa ugisharingira uwo kireba, kuko wowe iyi message ntaho ikurebaho, keretse ubaye uri umuntu wabyaye ufite umwana wawe w'imfura, ubwo birakureba. Ariko biraba bitakureba, ahubwo kuko uri umubyeyi wumvira uyu mwana wawe. Abantu mubyumve neza, mubitega amatwi, mubisobanukirwe. Ndangije ndamubwira ngo namaze gusobanukirwa. Ndamubwira ngo ibi nibyo Imana imaze iminsi imbwira ngo ninze ntangariza abantu. Igitangaje ni uko ubu buhanuzi buherekejwe n'itangazo. Ubundi nyanza nkahanura nkababwira n'icyo gukora, ariko Imana yambwiye ngo ninze mbabwire ngo buri muntu wese wumva ibi ngibi bimureba akumvira itangazo ari irye, uze gushyiraho nimero yanjye, wampamagare ndamuha briefing y'ukuntu agiye gusenga amasengesho amwinjiza mu mugisha w'urambye. Upfa kuba uri imfura gusa, umfate nimero yanjye umpamagare. Evo, nimero yanjye uyishyire ahantu hose, nanjye ndeka nze mu kanya ndayikubwira. Ibi birakureba, hari umugisha wawe munini, ariko umaze ibihe urwana nawo kugira ngo uzawucakire wapi. Ariko Imana yavuganye nanjye irambwira ngo ninze mbatangarize ngo nubwo Satani ahagurutse kurwanya umugisha yabageneye, ngo ariko haracyari mbaraga zayo zo kugira ngo icyo yavuze ku bana b'imfura gisohore. So ninjye ufite password. Ahangaha baraje bavuge ngo umuhanuzi yiyemeye, abandi baraje bavuge ngo umuhanuzi noneho ibiki. Uvuga uko ubishaka, nanjye ndimo ndavuga uko Imana yambwiye. Itangazo rihari, vugana nanjye gusa. Ndakuha briefing z'ukuntu ugiye gukora, n'icyo ugiye gukora, n'amasengesho ugiye gukora azana umugisha ku buzima bwawe, kuko Imana yabinsobanuye. Nakubwiye ngo nari ndimo ndasengera umwana wanjye, Imana irambwira ngo erega siwe gusa, ngo hari n'abandi kandi ngomba kubahesha umugisha. Imana irangije irambwira ngo nagushyiriyeho kuba umuhesha w'umugisha ku bandi. None rero iki ni cyo gihe cyo kugira ngo uheshe ubwoko bwanjye bw'imfura umugisha.
reka navuze ko nge nzajya mpanura no mu gihe burayo ubu wumva yamaze kumva icyo navuze neza neza, ubu wumva yamaze gusobanukirwa. kabaye hano Bibiliya iratubwiye neza mu Baroma ibice byaho 8 umurongo wa 29 aravuze ngo kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri benshi, muri bene se benshi. Yabatoranyirije kugira ishusho nk'iya Kristo. Icyo ni cyo Imana igambiriye ku bana b'imfura. Mudamu umwe mu myaka nk'ibiri ishize twigeze tuvugana, ari muri Canada. Uyu mudamu twaravuganye arambwira ati pasa mfite ikibazo gikomeye cyane. Namaze ufite ikihe kibazo? Arambwira ngo umwana nabyaye umwe wenyine w'ikinege, ariko umwana yambereye umwana yagiye mu biyobyabwenge, umwana yagiye mu itabi, umwana yagiye ibintu byose bibi bibaho. Arambwira ati umutima wanjye urenda kuzaturika kubera uyu mwana. Tukirimo kuvugana umwuka arambwira ngo mukomeze muri ubu buryo. Ndamubwira ngo uko umwuka yarambwiye, ndamubwira ngo ndagukomeje. Arambaza se kubera iki pasa? Mpita ko ndamubwira ngo umwana wawe ntuzababazwe n'igifungo agiye gufungwa imyaka 2 n'igice. Ariko muri iyi myaka 2 n'igice ntuzababare, uzaba udafite access yo kumugeraho habe n'umunsi wa rimwe. Uzamara 2 years and a half udashobora kumubona. Agahinda wari ufite kazikuba. Nubwo uko yari ameze kose yakugeragaho wamubonaga, ariko muri iyi myaka 2 n'igice Imana igiye kumunagura, igiye kumucura, imuhindurira umutima muri we. Mu myaka 2 n'igice azajya gusohoka ari umwana muzima. Uzibaza niba baraguhinduriye umwana. Mudamu arambwira ngo ariko se pasa ngo nta kundi Imana yabigenza ngo adafunzwe, kwibyo nabyo ari ikindi kibazo. Ndamubwira ngo komera, iyo niyo nzira. Ubaho tuvuganira umwana amaze kuba umwana. Ni mu myaka twabivuganagaho mu myaka nk'ingahe inyuma ishize sinibuka ryara, ariko ubu mwana ni Mutaraga n'igifungo yarakirangije. Umugore yarambwiye ati umwana ni Mutaraga yasubiye ku ishuri yari yararivuyemo. Ariko yaragiye kuzaturika umutima. Murabyumva neza? So hari ibintu rero mba ngomba kuguhaho briefings. Uku niko ubutumwa mbutambukije. Abantu bari bazi ko wenda ngiye guhanura ngo bizagenda gutya one by one. Uzanya approachinga wese nzamubwira ibitandukanye n'ibyundi nkurikije icyo Imana izabivuganye nanjye, kuko Imana yambwiye ngo ninze mbitange nk'itangazo. Uyu mugisha w'abana b'imfura ni mugari, ariko uko ari mugari ni nako Satana urwanya. Niyo mpamvu abantu benshi b'imfura bahuye n'ubuzima bwo gusafaringa, babayeho mu buzima butari ubwabo, ariko si uko ariko Imana yabigennye, ahubwo ni Satani wahagurukiye kurwanya icyo Imana yavuze ku buzima bwabo. Ni nayo mpamvu Imana yambwiye ngo ninze mvugane n'abantu b'imfura gusa. Niba utari imfura rero wihangane, message ya wenda izaza undi munsi. Gihanganire, ntago ndi bukubicyengashenge nkubwire ngo wenda ngo nawe ngo urabona. Oya, niba utari imfura ntuzahamagare kuri 078 630 42. Uri umwana wa kabiri, uri umwana wa karindwi, uri umwana w'10, uri umwana wa kangahe, ibi ntibikureba pe, nkubwije ukuri kw'ishobora byose. Keretse ufite umwana w'imfura. Keretse ubaye ufite umwana w'imfura, kandi nawe ubwo numpamagara uzazumbariza iby'uwo mwana, ntuzazumbaza ibyawe. Ibyawe ntacyo mbiziho, nta makuru mbifiteho. Imana ibampera umugisha. Urakoze, nimero wayitanze nanjye ndayipiningaho. Ibindi twasoza dusengera. Ko numva nyuma y'ubutumwa nta kindi twakongera. Ngeze narenzaho iki mba ngifite se. Dusengera. Ariko Mana yanjye, ubu nibwo mugiye kumenya icyo bita value y'umuhanuzi. Abantu babare mazi imizi babyita ibiraho, noneho mugiye kumenya agaciro k'umuhanuzi. Yego.
umuhanuzi yarahagaze mu Bisiraheli akajya ababwira ngo abantu bagiye kubatera, mwitegure muri ubu buryo. Noneho abanzi babo bajya kuza bagasanga abandi bariteguye. Abandi ese ninde utugambanira? Umuntu umwe arahaguruka arababwira ngo mbese nta muhanuzi uba muri bo? Aramubwira ngo harimo Samweli. Arangiza arahaga ati nimurekeraho. Imana ibayahisha, Imana ibaha umugisha. Ndagushimye uwera wa Isaka na Yakobo, Imana nziza, Imana ikomeye, Imana ya Ibrahimu, Imana ivuga bikaba, Imana nkorera, Imana yampamagariye kuyikorera mu bantu bayo. Nyemerera nk'uko wambwiye kuvuga niko ntambukije ubu butumwa, kandi ndakwinginze kugira ngo ufate ku muntu mvuganye nawe kugira ngo abashe gusobanukirwa mwami. Naba mvuze mu buryo